Yesu nashimwe, dushima Imana ko ikomeje kubana natwe mu rugendo rwacu dufite kandi ko ikomeje kutugira neza, ikabana natwe umunsi ku munsi. Hanyuma hamaze iminsi nk'itatu umubiri utameze neza, muraza kwihanganira uburyo ki ijwi riri kuzamo, ariko turafatanya kandi turabikora mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Turagushimiye mwe Mana yacu, tugushimiye kuri Imana nziza, waraturinze mu bihe byatambutse, aho twabonaga bigoye warahadutambukije, ndetse warahabaye ubana natwe, ibyo twari dukeneye urabiduha, dushimwe kandi ntuhabwe icyubahiro. Uyu munsi twongeye kuza imbere yawe n'inyigisho ya 10 mu rugendo rwacu dufite, aho twongeye kureba ukuntu uri ubuhungiro bwacu, ngo uri ubuhungiro bwacu ntabwo tuzakina, nk'uko Zaburi yabitubwiye ya 46, Dawidi abyandika ngo Imana ni ubuhungiro bwacu. Rero ntabwo tuzatinya mu bihe bigoye, turabizi neza ko uturwanirira. Reka muri inyigisho ubane natwe, buri wese umugirire neza kandi afungukire kumva ibyawe, bisabye ku Yesu Kristo umwami wacu, amen amen. Rero Imana ibahe umugisha, mbahaye ikaze ku murongo wacu wa YouTube mu nyigisho ya 10 ifite titre ivuga ngo Imana niyo buhungiro bwacu ntabwo tuzakina. Imana niyo buhungiro bwacu ntabwo tuzakina. Rero ni Zaburi, icyanditswe nyamukuru turaza kwibandaho ni Zaburi ya 46. Zaburi ya 46 iratubwira ngo Imana niyo buhungiro bwacu n'imbaraga zacu, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Nicyo gituma tutazatinya n'aho isi yahinduka, n'aho imisozi yakurwa hayo ikajya imuhengeri, n'aho amazi yaho yahorera akibirindura, n'aho imisozi yatigiswa no kwihinduriza kwayo. Rero umurongo nyamukuru ni 46 igice cya mbere, tubwira ngo Imana niyo buhungiro bwacu. Imana niyo buhungiro bwacu n'imbaraga zacu, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Bene data, reka nkubwire, uko byagenda kose, ibyago waba ufite cyangwa se ibigeragezo waba ucamo, amakuba yaba ahari, Imana niyo buhungiro bwacu. Twahungira ku bantu bakadutenguha cyangwa se iby'isi bigashira, ariko Imana yacu ntabwo ijya idutenguha, ntabwo ijya idutenguha, kubera ko turabizi neza ko uwabanye nayo imugirira neza rwose. Rero Imana niyo buhungiro bwacu, niyo buhungiro bwacu, ni umufasha wacu utabura kuboneka mu byago no mu makuba, nk'uko Zaburi ibivuze. Rero nabo nahaye umutwe uvuga ngo Imana niyo buhungiro bwacu n'inkomezi yacu mu bihe bigoye. Yesu nashimwe cyane. Hanyuma ndabizi iminsi dusohoyemo tugeze mu bihe byinshi kandi biteye ubwoba, bigoye cyane: ubukene, indwara, ibigeragezo, umubabaro, gucika intege, n'urwikekwe, amadepresiyo atandukanye, ariko Imana yahaye abantu bayo ijambo ridukomeza. Muri Zaburi ya 46 iravuga ngo Imana niyo buhungiro bwacu n'imbaraga zacu, umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba, cyangwa se umufasha utegwa vuba mu makuba no mu byago. Iyi ni Zaburi Dawidi yanditse. Ndanezerwa cyane n'amagambo ya Dawidi. Ati ni umwami wakoze ibintu bikomeye, ariko mu gutanga kwe yaravuze ngo ntimuzavuge ko Dawidi yari umwami ukomeye, ngo muzavuge ko yari umwami uhimbaza Imana, umuhimbyi w'igikundiro wa Zaburi. Rero niyo mpamvu yahanze izi Zaburi nyinshi, ndetse akaziha amagambo meza cyane akomeza. Rero uyu mutwe uradukumbuza ko nta bihe bikomeye, cyangwa se uratubwira ko nta bihe bikomeye bishobora kuruta imbaraga n'uburinzi by'Imana. Mwene data, nta gihe gikomeye, nta situwasiyo n'imwe ikomeye izasumba imbaraga n'uburinzi by'Imana. Uko ikigeragezo cyaba gikomoka ariko kose, uko situwasiyo yaba ikomeye icyo ari cyo cyose, zirikana ko nta bihe bikomeye bishobora kuruta imbaraga n'uburinzi by'Imana. Kubera ko abantu bagira ayabo, umuntu nta bubasha bunini agufiteho, kuko umuntu azakora ibigaragara n'amaso, ibyo abasha gukora mu bwenge bwe, ariko ntabwo aba azi icyihishe. Umuntu utabasha kumenya ngo ejo ni iki kirabaho,
utabasha kumenya ngo ejo biragenda gute, tekereza ko aba akwiye guca bugufi. Bibiliya ivuga ko ngo dukwiye kwicisha bugufi kugira ngo dushyirwe hejuru mu gihe gikwiriye. Rero nta mpamvu yo guterwa ubwoba n'ibihe, ugomba kuzirikana ko nta bihe bikomeye bishobora kuruta imbaraga n'uburinzi by'Imana. Rero reka tugire gusobanukirwa cyane n'inyigisho zitugarura ariko zikanatwigisha tukagira gusobanukirwa. Iyo tuvuze ubuhungiro ni iki? Ubundi buhungiro ni ahantu ho kwihisha, hano kwihisha umwanzi udashobora kugerwaho n'ibikubabaza. Iyo tuvuze ubuhungiro ni ahantu ho kwihisha umwanzi udashobora kugerwaho n'ibikubabaza. Iyo tuvuga ngo Imana niyo buhungiro bwacu, bivuze ngo Imana niyo twihishamo bya bindi byose bitubabaza, ari abanzi bacu, ari ibibazo, ari ibigeragezo, anything happen in our life, nta handi tuyikinga, ni muri Yesu, ni mu Mana. Rero ngo Imana niyo buhungiro, ahantu ho kwihisha umwanzi udashobora kugerwaho n'ibikubabaza. Niyo tuvuga ngo Imana n'ubuhungiro bwacu, nitujya mu Mana ntabwo tuzigera tubona bya bindi, kuko n'ibitubabaza nibiza Imana izagira uko abigenza, kuko ngo amahoro Yesu atanga ngo ntiyaduha kurenga ibibazo tukabibona nk'ibitariho, tukagendera mu ntsinzi. Icya kabiri, iyo tuvuze inkomezi ni imbaraga zo gukomeza umutima n'umwuka. Inkomezi ni imbaraga zo gukomeza umutima n'umwuka n'ubushobozi bwo kwihanganira ibihe bikomeye, n'ubushobozi bwo kwihanganira ibihe bikomeye. Tuvuga ibihe bigoye, tuba tuvuze amakuba, ibigeragezo, ibihe byo kubura ibyiringiro, ibihe bya Satani agerageza kuturwanya, n'ibihe bikomeye. Rero iyo tuvuze ubuhungiro ni ahantu ho kwihisha umwanzi udashobora kugerwaho n'ibikubabaza. Iyo tuvuze inkomezi ni imbaraga zo gukomeza umutima n'umwuka n'ubushobozi bwo kwihanganira ibihe bikomeye. Twavuga ibihe bigoye ni amakuba, ibigeragezo, ibihe byo kubura ibyiringiro, n'ibihe Satani atugeragezamo kuturwanya. Ibyo byose ni twita ibihe bigoye. Tuvuga ngo Imana n'ubuhungiro bwacu n'inkomezi yacu, wumve ko Imana ni ahantu twihisha bya bindi byose, ndetse tuvuga ngo ni inkomezi, ni imbaraga zo gukomeza umutima n'umwuka n'ubushobozi byacu mu bihe bigoye. Mu bihe bigoye ni muri ya makuba, muri bya bigeragezo, muri bya bihe byo kubura ibyiringiro, bya bihe Satani atugeragezamo. Ibyo bihe byose Imana itubera inkomezi, ikatubera ibyiringiro, haleluya, ikatubera ubuhungiro, tukabasha kwihishamo bya bindi byose biba bidushaka. Rero dushobora kwibaza ngo kuki Imana ariyo buhungiro bwacu, kuki abantu bataduha ubuhungiro bwacu, kuki imiryango itaduha ubuhungiro, kuki amafaranga ataduha ubuhungiro, kuki inshuti zitaduha ubuhungiro? Nta kindi rero nicyo tugiye kurebaho, kubaza ngo kuki Imana ariyo buhungiro bwacu. Icya mbere ni ukubera ko Imana idahinduka. Iyo usomye mu gitabo cy'umuhanuzi Maraki igice cya 3 umurongo wa 6, atubwira ko ibyo yaremwe byose bihinduka, ariko Imana yo ntihinduka. Ngo ibyo bintu bituvuguruye Imana yo irahagaze. Bivuze ngo iby'Imana yaremye birahinduka, ariko ngo ntabwo igihinduka. Ni Imana idahinduka, ni Imana idahindurwa n'ibihe, ni Imana idahinduka kuko ibintu byakomeye, ni Imana idahindurwa n'ibibazo, never. Ahubwo ni Imana idahinduka. Ngo naho ibyo yaremye byose byahinduka, ariko yo ubwayo ni Imana idahinduka. Ni mu gitabo cy'umuhanuzi Maraki igice cya 3 umurongo wa 6, umurongo wa 6 rwose habitubwira neza. Ibyo yaremye byose birahinduka, ariko yo ni Imana idahinduka. Haleluya, hashimwe Yesu ko yaduhuje n'Imana idahinduka. Abantu barahinduka, ngo abiringiye abantu barabahemukira, ngo ariko abiringiye Uwiteka ntabwo bazabahinduka, ntabwo bajya batungurwa. Yesu nashimwe cyane. Dukwiye kumenya ko Imana ariyo buhungiro bwacu. Ikindi cya kabiri gisubiza iki kibazo ngo kuki Imana ariyo buhungiro bwacu. Icya mbere ni uko Imana yacu idahinduka. Icya kabiri ni ukubera ko ifite imbaraga zose. Iyo dusomye mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cya 32 umurongo wa 17 habivuga neza. Nimubikunda nta kibazo tuzadusoma aya magambo. Igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cyawo cya 32 umurongo wa 17, ngo ntacyo cyananira Uwiteka, ibihe bigoye ntibikomeye kurusha Imana. Reka dusome ayo magambo ari mu gice cya 32 muri iki gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cyawo cya 17. Aravuga ngo yewe mwami Uwiteka, dore ni wowe
waremesheje ijuru n'isi ububasha bwawe bukomeye n'ukuboko kwawe kurambuye, nta kintu na kimwe kikunanira. Atugirira imbabazi abantu ibiseha nyuma yabo, bivuze ngo nta kintu na kimwe kinanira Imana. Rero ikintu cya mbere kitwumvisha ko cyangwa se kidusobanurira impamvu Imana ari ubuhungiro bwacu ni ukubera ko Imana ntabwo ihinduka, nk'uko Maraki yabyanditse 3:6 ngo ibyaremwe byose birahinduka ariko Imana ntihinduka. Hanyuma ikintu cya kabiri ni ukubera ko Imana ifite imbaraga zose, nk'uko tubisomye mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cya 32 umurongo wa 17, ati nta kintu cyananira Uwiteka, ati nta kinanira. Ibihe byose bigoye, ibihe bikomeye ntibikomeye kurusha Imana yacu. Icya gatatu, kubera ko Imana ituba hafi mu makuba. Haleluya! Usomye Zaburi ya 34 umurongo wa 18 habivuga neza, atubwira ko iyo umutima uremerewe Imana yawegereza. Reka dusome iyi Zaburi, Zaburi ya 34 umurongo wa 18, Zaburi ya 34 umurongo wa 18. Reka tuyisome twese dukoresheje Bibiliya yera, ijambo ry'Imana, inkota ityaye. Zaburi ya 34 umurongo wa 18 haratubwira ngo tugiye kureba ukuntu Imana ituba hafi, kubera ko Imana ituba hafi mu makuba. Haratubwira ngo abakiranutsi baratatse Uwiteka arabumva, abakiza amakuba n'ibyago byabo byose. Haleluya! Iyo dutatse Imana iratwumva. Muri ibyo yararembye aravuga ngo nagutakiye mbabaye urankiza urantabara. Haleluya! Ngo ineza yawe narayibonye. Yesu nashimwe. Ati ineza yawe narayibonye, waserutse nk'ukeneye, nagutakiye mbabaye uranyumva urantabara. Haleluya! Rero Zaburi ya 34 umurongo wa 18 aravuga ngo abakiranutsi baratatse Uwiteka arabumva arabakiza, abakiza amakuba n'ibyago byabo byose. Uwiteka azadukiza amakuba n'ibyago byacu byose. Yesu nashimwe. Wowe ukurikiranye inyigisho uyu munsi, ukurikiranye inyigisho njya kuvuga Umwami Imana nk'ubuhungiro bwacu, ndagusabira kugira ngo Uwiteka Imana agukiza amakuba n'ibyago kubera ko wamutakiye. Uyu munsi twongera gusengera ibyifuzo, icyifuzo cyawe kizamure, hanyuma mvuge ngo Mana ibi byifuzo bisubize, ugukeneye nakubone, kandi nyir'ingabo Imana abari mu makuba, abafite ibyago, ibigeragezo bakuremo mu izina rya Yesu. Uwiteka nashimwe cyane. Icya kane ni ukubera ko Imana itabara ku gihe cyayo, Uwiteka Imana itabara ku gihe cyayo, nk'uko n'ahangaha n'ubundi Zaburi ibivuga neza. Mu gitabo cy'umuhanuzi Habakuki igice cya 2 umurongo wa 3 aravuga ngo nubwo igisubizo gitinda, nubwo igisubizo cyatinda ntabwo kijya kibagiraho. Imana itabara mu gihe cyayo cyiza, Imana itabara mu gihe cyayo kiza, Imana ikora ku gihe cyayo. Ni ikintu cya kane kitwemeza ko Imana ari ubuhungiro bwacu. Nuko icya mbere ni ukubera ko idahinduka. Icya kabiri ni ukubera ko ifite imbaraga zose nk'uko muri Yeremiya bitubwiye. Icya gatatu ni ukubera ko ituba hafi mu makuba nk'uko Zaburi bivuze. Icya kane nk'uko Habakuki yabyanditse mu gice cya 7 Imana itabara igihe cyayo, nubwo igisubizo cyatinda ntabwo kibagirana, ahubwo Imana itabara mu gihe cyayo cyiza. Yesu nashimwe. Reka uyu munsi Imana yongeye gutabara, kuko igihe kigeze kugira ngo hakire gutabarwa kw'Imana, kuko igihe kigeze kugira ngo hakire kugira neza kw'Imana. Uyu munsi ndasaba kugira ngo Imana yumve gusenga kwawe, imineho umaze iminsi uniha Uwiteka nayisubize mu izina rya Yesu. Nayisubize. Hanyuma amazina y'Imana agaragaza ko ari ubuhungiro bwacu ni ayahe? Amazina y'Imana agaragaza ko Imana ari ubuhungiro bwacu, muri make nta zina ry'Imana ritwereka ko ariyo nkomezi y'ibihe bigoye, ariko hari amazina atwereka Imana. Iyo tuvuze Imana ndayikunda, aya mazina yawe ndayakunda, nawe ni ukuri uyakunde. Iyo tuvuze Jehova Shalom cyangwa se Yawe Shalom, Imana y'amahoro, iyo dusomye mu Bacamanza igice cya 6 umurongo wa 24 dusangamo Imana y'amahoro, Jehova Shalom cyangwa se Yawe Shalom. Abacamanza igice cya 6 ni Imana y'amahoro. Urumva ko n'ubuhungiro bwacu twabuze amahoro, dusanga Imana
tugasanira byuzuye. Icya kabiri yitwa Jehova Jire. Jehova Jire ni Imana yitegura, Imana ituma biboneka ngo ku musozi w'Uwiteka byarabonetse. Aburahamu agiye gutamba igitambo, agiye gutanga umuhungu we, Imana izimwereka mu gihuru, iramwereka intama, arangije afata intama arayitanga. Aha ngaho anahita aravuga ngo Mana witwa Jehova Jire, Imana ituma biboneka. Biraboneka, ibisubizo biraboneka, dusenze dukeneye ibisubizo biraboneka, Imana yacu iratanga ibisubizo. Hanyuma ikitwa Jehova Nisi. Jehova Jire tubisanga mu Itangiriro 22:14. Hanyuma Jehova Nisi ibendera ryacu, cyangwa se Imana ihora iturwanirira. Niko yabwiye Mose ngo yubatse igicaniro gakita Jehova Nisi, bivuze ngo Imana izajya ihora idutsindira. Haleluya. Imana izajya ihora iturwanirira, idutsindira intambara. Ngo yaturwaniye intambara, ngo yaradutsindiye mu byago n'amakuba, ngo uwo mwami ni mwiza n'umugabo nanjye ndamwemera. Haleluya. Yitwa Yawe niryo zina rye, afite amazina menshi ariko yitwa Uwiteka, yitwa ndiho kandi azahoraho. Yesu nashimwe. Yitwa Jehova Shalom, Imana y'amahoro. Yitwa Jehova Jire, Imana itegura, Imana ituma biboneka, ibisubizo bikaboneka. Yitwa Jehova Nisi, Imana iturwanirira. Hanyuma ikitwa El Shaddai, Imana ishobora byose. Haleluya. Imana ishobora byose, El Shaddai. Hanyuma by'akarusho ikitwa Jehova Rafa, umukiza wacu, Imana idukiza indwara. Nujya wumva urwaye ujya uhamagara Jehova Rafa ati dukiza indwara. Nujya wumva ukeneye ibisubizo kuboneka uhamagare Jehova Jire, Imana ituma biboneka. Nugera mu ntambara uhamagare Jehova Nisi, Imana ihora iturwanirira. Nukenera amahoro mu mutima uhamagare Jehova Shalom, Imana itanga amahoro yo mu mutima, Imana itanga amahoro. Hanyuma nubona byose bigoye uhamagare El Shaddai, Imana ishobora byose. Haleluya. Ayo ni amazina yose agaragaza ko Imana ari ubuhungiro bwacu, ko Imana ihagije ubwayo mu makuba. Yesu nashimwe. Nugera mu makuba, nushika mu byago, nugera mu bibazo, uziringira Imana. Imana irabikora neza, Imana iragushigikira. Nuhamagara Jehova Shalom, uzaguha amahoro mu mutima, ugira amahoro mu mutima. Nuhamagara Jehova Jire, uzagira Imana ituma biboneka, ibisubizo biboneke, akazi kaboneke, amahoro aboneke. Nuhamagara Jehova Jire bizaboneka. Nuhamagara Jehova Nisi ikurwanya intambara, kugira ngo Uwiteka ari bukurwanye nawe ucecekere, ngo tuze bihagararire urebe agakiza Uwiteka arakuzanira uyu munsi. Haleluya. Hanyuma nubona bigoye uhamagara El Shaddai, Imana ishobora byose. Hanyuma nugera mu burwayi uhamagare Jehova Rafa, ati Rafa turabizi kukiza indwara, uyu munsi tumanukire natwe dukize. Haleluya. Ndumva nezerewe Imana mu mutima wanjye. Ndumva nongeye kuzura ubuntu bw'Imana, ndumva nongeye kuzura ubuntu bw'Imana, ndumva urukundo rw'Imana runyuzuye, kuko numva nyuzwe n'ijambo ryayo. Jehova Jire, Imana ituma biboneka, biraboneka. Jehova Nisi ibendera ryacu, Imana iturwanirira. Mu Kuva 17:17-16. Kuva ni igitabo nkunda cyane. Ngo Uwiteka ajya gutakira, ngo Mose atakira Uwiteka, abaza ati Mose bite kongeye kuntakira? Atubwira Abisirayeli bakomeze bagende. Uwiteka yari mu makuba arakubwira ngo komeza ugende, kuko azi neza ko ajya aca inzira, ajya atanga amabuye ugakandagiraho ukaharenga. Ngo aho twagize turananirwa tugera ku munota wa nyuma, ngo ariko nyuri ururemba twereka amabuye tuyakandagiraho turaharenga. Niba nyuri ururemba barakweretse amabuye, hari aho ugeze ubona bikomeye ugakandagiraho ukaharenga, zamura data icubahiro. Haleluya. Ahubwo wongere wiringire Uwiteka, ugume mu masengesho, ntabwo izakwirengagiza. Ngo wongere upfukamire Imana usenge, uyibwire ibyawe byose, ntabwo izigera ikwirengagiza, kubera ko Imana yacu ntabwo iza yirengagiza, iratabara mu byago no mu makuba. Yesu nashimwe. Rero hari ingero zitandukanye mu byanditswe byera zitwereka ko Imana ari ubuhungiro bwacu. Hari abantu Imana yagiye ibera ubuhungiro. Ntabwo tujya kure, turahera ku mugabo turi kuvugaho, Dawidi, umuhimbyi w'igikundiro wa Zaburi. Iyo dusomye muri Zaburi ya 27, Zaburi ya 23 na Zaburi ya 56, dusanga Dawidi yanyuze mu bihe bigoye, mu bihe byo guhigwa, mu bihe byo gusuzugurwa, mu bihe by'intambara, ariko yaravuze ati Uwiteka ni umwungeri wanjye sinzakena. Nkaryamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, njyana iruhande rw'amazi adasuma. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Yesu nashimwe. Ndumva nezerewe. 46 avuga ngo Uwiteka ngo ni ubuhungiro bwanjye, ngo kubera ko mu byago no makuba tuba turi kumwe, ngo naho imisozi yakurwa hayo ntabwo izigera ihinduka.
Uwiteka nashimwe cyane. Dawidi yamenye ko Imana ari ubuhungiro bwatuma adacika intege. Mwene data, hari ubuzima urimo, hari ibigeragezo uri gucamo, hari intambara yo kurwana, nawe wakongera ukamenya ko Uwiteka ari ubuhungiro bwawe, bikakubera impamvu ikomeye yo kudacika intege. Uwa kabiri ni umugabo witwa Daniyeli. Daniyeli yasenga gatatu ku munsi, yasenga mu gitondo, yasenga ku manywa, yasenga nimugoroba. Daniyeli cyane cyane igice cya gatandatu hakoreka ibihe bikomeye byari kumumaraho, ariko Imana yamuhinduye ikimenyetso cy'intsinzi. Imana yohereje marayika irakinga iminwa y'intare, irayibumba. Arangije Daniyeli ajya mu rwobo rw'intare, ntiyagira icaba kubera ko Uwiteka Imana yacu yari ihari. Ndumva nezerewe Imana. Hari ukuntu bazagushika mu rwobo rw'intare, nurangiza basange intare y'umuryango wa Yuda yasesekaye. Hari igihe uzaba nka Saduraka na Meshaki na Abedenego, abasore batatu bashize mu itanura ry'umuriro. Yesu ni Daniyeli igice cya gatatu. Umuriro wari mwinshi, ariko Imana yari kumwe nabo hagati mu muriro. Bagize guhamya ngo twe tuzi neza ko Imana yacu iradutabara, ngo ndetse naho itadutabara ntabwo twapfukamira ikigirwamana cawe. Tugire guhamya Yesu Kristo, tugire guhamya Imana yacu. Banyura mu bihe bigoye, barangije uburinzi bw'Imana ntibwahagarara. Niyo turi mu muriro, ubuhinzi bw'Imana burahagera. Iyo turi mu muriro w'ibigeragezo, uburinzi bw'Imana burahaba. Iyo turi mu muriro w'ibibazo, uburinzi bw'Imana butubaho. Iyo turi mu muriro w'intambara, uburinzi bw'Imana butubaho. Yesu nashimwe. Iyo turi mu muriro w'intambara z'imiryango, iyo turi mu muriro w'amasomo, iyo turi mu muriro w'umurimo w'Imana, umurimo wa Data, naho hari imiriro ijya yakamo. Iyo turi mu mirimo itandukanye, ntabwo Uwiteka azacika intege, ahubwo aba agihari. Uzibuke ko na Saduraka na Meshaki na Abedenego, Daniyeli igice cya gatatu, ngo bashyize mu muriro wari mwinshi, ariko Imana yari kumwe nabo kandi hagati mu muriro. Rero uzirikane ko uburinzi bw'Imana ntibuhagarara. Niyo turi mu muriro w'ibigeragezo, uburinzi bw'Imana burakora. Icya kane, abigishwa bari mu nyanja, murabyibuka. Iyo dusomye Mariko igice cya 4 umurongo wa 35 kugera kwa 41, imvura yaraguye, ariko Yesu avuga ijambo rimwe bati hagarara tuza. Hahandi dusanga umuyaga wabaye mwinshi, arangije ngo umuraba wa mwinshi mu nyanja, ariko ngo nubwo imiraba yaba myinshi mu nyanja ntizigera irenga ijambo yavuze. Yaravuze ngo tuza, biratuza. Imiyaga yose, imiraba yose ngo niyihagarika, yavuze ngo tuza, byose biramwumvira. Haleluya. Uwo nguwo ujya ubasha kubihagarika, uwo nguwo ujya ubasha kubiturisha bigakunda. Niwe twiringiye, niwe buhungiro bwacu, niwe nkomezi yacu. Iyo tugeze mu byago no mu makuba, niwe nkomezi yacu. Umuririmbyi ari byiza avuga ngo Imana niwo buhungiro n'inkomezi yanjye, ni umufasha utabura kuboneka. Haleluya. Ngo naho imisozi yakurwaho, ngo naho inzuzi zakwibirindura, ntabwo izigera nanjye sinzoheba, kuko Uwiteka mbereye maso. Rero igihe Yesu ari mu bwato bwawe, ibihe bigoye ntibituma ubura amahoro, kubera ko aza acaha ya miyaga, aza acaha ya miraba byo ku buzima bwacu. Ndumva nezerewe n'ijambo ry'uyu munsi. Mwene data, gira Yesu, gira Imana nk'ubuhungiro bwawe bukomeye, izajya igutabara mu bihe bigoye. Gira Imana nk'ubuhungiro bwawe n'inkomezi zawe izibana natwe. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Reka kandi turebe ibintu bitanu, tugiye kugana ku musozo. Tugiye kureba ibintu bitanu bikwereka ko Imana ariyo nkomezi yawe. Tuze kureba icyo ukwiriye gukora mu bihe bigoye, hanyuma tuze kugana ku musozo. Rero ibintu bitanu bikwereka ko Imana ari inkomezi yawe. Icya mbere, uhorana amahoro mu gihe abandi bacika intege. Nk'uko Yesaya 26:3 bitubwira ko ukwiringira umuha amahoro mu mutima. Wiringira Uwiteka Imana amahoro mu mutima. Icyo cya mbere kikwereka ko Imana ariyo nkomezi yawe, nuko uhorana amahoro mu mutima igihe abandi bacika intege. Wohora ukomeye, ufite amahoro kuko ufite kurwanirira. Yesu nashimwe. Icya kabiri, urushaho kugira kwizera. Ibihe bikomeye si ugushwanyuka, ni igihe cyo gukura mu kwizera. Rero urushaho kugira kwizera iyo uri mu bihe bikomeye, nabyo bikwereka ko Imana ari inkomezi yawe. Icya gatatu, ubonamo ubushobozi bwo kwihangana, utangira kubwibonamo. Yesaya ndamukunda cyane, yanditse amagambo meza. Yesaya 40:31, ngo Imana itanga imbaraga ku bayiringiye, cyangwa se ngo
ngo kuko abategereje Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazagenda be kunanirwa, ngo ntibazigera bacogora. Rero utangira kubonamo ubushobozi bwo kwihangana. Rero iyo ubwo bushobozi bwibonyemo, ujya umenya ko Imana ari inkomezi yawe. Icya kane, hari uburinzi budasanzwe. Abanditsi bavuga ko Imana yadushyizeho ingabo zayo. Zaburi ya 91 ni zaburi nziza cyane, twanayisoma ntacyo bitwaye, kubera ko Dawidi ndamukunda. Dawidi yaramyaga Imana, yakundaga Imana. Zaburi ya 91 yatubwira ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ndababwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira, Imana yanjye niringira, kuko ari we uzagaruka ikigoyi, ari we uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura. Azakubundikiza amoya ye, kandi uzajya ubungira munsi y'amababa ye. Umurava we n'ingabo n'icyuma kigukingira. Igiteye ubwoba cya nijoro ntikizagutinyisha. Haleluya. Igiteye ubwoba cya nijoro ntikizantera ubwoba. Igiteye ubwoba cya nijoro ntikizagutinyisha, cyangwa umwambi ugenda ku manywa, cyangwa mugiga igendera mu mwijima, cyangwa kurimbura gutsemba ku manywa n'ihangu. Abantu 1000 bazagwa uruhande rwawe, abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe, ariko ntibizakugeraho. Uzabirebesha amaso yawe gusa, ubone ibihembo by'abanyabyaha, kuko ari wowe buhungiro bwanjye Uwiteka, wagize isumba byose ubuturo. Nuko nta kibi kizakuzaho, kandi nta cyago kizegera ihema ryawe, kuko azagutegekera abamarayika be ngo bakurindire mu nzira zawe zose. Bazakuramira amaboko yabo ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Uzakandagira intare n'impoma, uzaribata umugunzu w'intare n'ikiyoka. Kuko yankunze akaramata, nicyo nzamukiriza. Nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye. Azanyambaza nanjye mwitabe, nzabana nawe mu makuba no mu byago. Nzamukiza mu icyubahiro, nzamuhaza uburame, kandi nzamurika agakiza kanjye. Haleluya. Ni Zaburi ya 91. Ahangaha niho twasenga Imana tugasoza. Imana niyo buhungiro bwacu. Icya gatanu rero, ubona ibisubizo utakekaga. Utangira kubona ibisubizo utari witeze. Imana ikora mu buryo budasanzwe, mu buryo bw'umwihariko. Igihe cyose bigaragara ko byarangiye, Imana irakora. Ubona wihebye, wabuze amafaranga ya school fees, ubona wihebye, wabuze amafaranga yo guhaha, wabaye muri ghetto biragoye, landlord n'ibibazo, ariko rero utangira kubona ibisubizo utakekaga, ikaguha amahirwe. Haleluya. Ibi ndabihamya, ni umuhamya muzima. Ikiza cy'umunsi mwiza ugusigira umunsi inkuru yishimwe. Twakuye amaso ku by'isi tuyerekeza ku biri hejuru, ngo bityo ntabwo tuzicuza gukurikira Data wa twese. Rero reka nguhugure nkubwire ngo niba icyo ukwiriye gukora mu bihe bigoye. Icya mbere, kwizera utareba. Reba Imana, nturebe ikibazo. Gira kwizera, utumbire Yesu. Ngo Satani agaragaza kutwibutsa gukiranirwa ko ashaka kutwihebesha, ariko iyo dutumbiriye mu ijuru tukabona umukiza wacu, tugira imbaraga. Ikintu cya mbere ukwiriye gukora mu bihe bigoye, gira kwizera utareba ikibazo, ahubwo ureba Imana. Icya kabiri, gira kwihangana ukomeza gusenga. Abatesalonike ba mbere 5:17 ngo musenge mutarekeraho, musenge ubudasiba. Gira kwihangana ukomeza gusenga. Nta pause yo gusenga ihari, nta gihe tuzafata pause yo gusenga. Rero gira kwihangana ukomeza no gusenga. Icya gatatu, gira kwishingikiriza ku ijambo ry'Imana. Ijambo ryayo niryo dushingiraho igihe imigambi yacu yose ihinduka. Ijambo ry'Imana niryo dushingiraho. Icya kane, gumana n'abantu bagukomeza. Ntukirirwe wenyine, shaka amateraniro n'abavandimwe abakuganiriza, bagukomeza. Hanyuma mu bya bihe bigoye ubicemo wumva utuje. Icya gatanu, gushimira Imana n'ibintu bikomeye. Ishimwe ritera imbaraga zo gukomeza urugendo. Jya ugira gushima, jya ugira kunezererwa Imana, wumve ushimye Imana rwose, wumve ushimye Imana. Hanyuma rero nk'umusozo, reka tusoze mbabwira ngo Imana niyo buhungiro bwacu, ni intwari yacu, ni imbaraga zacu. Haleluya. Icya kabiri, nta kigeragezo na kimwe, nta kigeragezo kinini kiruta ubushobozi bw'Imana. Haleluya. Icya gatatu, ibihe bigoye si iherezo, ahubwo ni uburyo Imana yerekana ko ari Uwiteka Imana yacu utabara. Nuko rero mu bihe byawe byose vuga uti Imana niyo buhungiro bwanjye, ni inkomezi zanjye, nzayiringira nubwo ibintu byose bitanyeganya, nubwo ibintu byose binyeganyeza, ariko nziringira Imana. Yesu nashimwe cyane, kandi Uwiteka naguha umugisha.
kubera ko wakurikiye inyigisho y'uyu munsi. Ndabizi neza ko hari uko ukeneye ko Imana ikugirira neza, hari uko ukeneye ko Imana igufasha, hari ibyo ukeneye ko Imana irimbura, hari ibyo ukeneye ko Imana yubaka mu buzima bwawe. Reka dusengane kugira ngo Imana igire neza. Data, mu izina rya Yesu, ndagushimiye kuri Imana ikomeye, ngo niba ubuhungiro bwacu n'inkomezi yacu, umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Turakwinginze cyane muri uyu mwanya turimo dusenga, muri iyi nyigisho, muri iri jambo twize, reka uridukomerezemo, tubone kuri inkomezi yacu, uri ubuhungiro bwacu no mu bihe bigoye. Impamvu utuma tubicamo ni ukugira ngo werekane kuri Imana yacu itabara, impamvu utuma bitubaho kugira ngo tubone ko ari wowe gusa twiringiye. Rero twe ntabwo tuzateshuka, twafashe umwanzuro wo kugukurikira, ntabwo tuzagaruka inyuma. Nutugirire neza, nutugirire ibambe n'imbabazi byinshi, nyir'ingabo Imana nudushigikire. Erega nta handi twajya, Petero yabivuze neza ati se twakuvaho tukajya kuri nde wundi, ko ari wowe ufite amagambo meza, amagambo y'ubugingo y'ubwenge. Nta na hamwe twajya, ntaho twajya, ni kuri wewe, ntabwo tuzateshuka. Duhe imbaraga buri mwene data ugize icyifuzo, numuhe imbaraga kandi ukomeze kumira ubuhungiro bwe. Rero hari n'ibyifuzo generali dufite, hari afite ibyifuzo by'akazi, hari afite ibyifuzo